Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze wakoze subscribe kuri MCK Boss Empire. Turagarutse ndi kumwe na Valentin ndakwakira mu kiganiro. Urakoze cyane Kabosi, nizere ko umeze neza. Aho umeze neza. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro, tutangiye mu rukerera rwose nabwo dukoze iki kiganiro. Turi ku itariki 5 z'ukwa munani. Ubwo dukoze iki kiganiro ku bibazo, kubera ko hari ibintu byinshi bimaze iminsi biba, hamaze iminsi ari inkubiri yo gufunga insengero. Niyo mpamvu tugiye gukora iki kiganiro, ariko mbere na mbere hari ikintu nshaka kubwira abantu badukurikira bamwe na bamwe. Abantu nibige gusoma ibitabo. Abantu bagomba kwiga gusoma ibitabo. Uziko hari igihe umuntu aza kudutuka muri komanteri, twebwe turimo turasubiramo ibintu umuntu muri FPR yanditse, ariko kubera yuko atasomye ntayumva akumva ariko twa mbere tubisa kumva ko bimuguye hejuru. Aho abantu burya bagomba gukurikirana. Ubundi njye ntabwo nkunda deba yego, ariko nkunda kujya muri deba n'umuntu uzi icyo kintu. Ntabwo nkunda kujya muri deba n'umuntu ikintu gutukana urugenzuwe n'amarangamutima yawe. Njye mashaka ngende muri deba n'umuntu ubizi neza akavuga ati njye ndi kukubwira mba muri FPR ndayizi, FPR ndayisobanukiwe, akaza muri deba nanjye akavuga ati nanjye ndayizi, nanjye ndayisobanukiwe, ibyawe niyi nawe ukamvuga ibyawe, ariko urabizi urabisobanukiwe. Ntabwo ari ukuza wiriwe mu byo wiriwe mugira gute ukaza hano kugira kuntesha umwanya oya, banza usome usobanukirwe hanyuma uze kuza tujye muri deba. Njye deba ndayemera kabisa, nubwo wenda igihe kizanagera tube twakira n'abantu dukora akantu kameze nka deba no kuri MCK Boss, ariko ku muntu usobanukiwe ugaza muri deba mu kintu ufiteho nusi, apana kuza kubera ko gusa umva ushaka gutukana, umva ushaka kugira gute. Abo ngabo kabisa bo tunabihorere cyane bo muri komanteri baza ariko byibura tubwira abanyarwanda bajya basoma. Baradukurikirana, ariko burya na mbere kuza kudutuka menya ibyo sobuja wawe yavuze, menya ibyo batito nabande banditse, ubone kuza ahangaha ubone kuza kudutuka. Ndafata ibintu uko Tito yabyanditse nkabisubiramo. Wowe icyo ukora ni ukubisesengura ukabyereka abanyarwanda nicyo bigamije. Urumva uriya we abazi from nowhere. Ubundi bariya abantu ni babandi nyine babwiraga ati mute muri ya myaka yatambutse bakirwanga bajya gutema. Kubera iki nyine ni urubyiruko nyine rw'icyo gihe nta bumenyi yari afite ku bintu biri kuba. Bumvaga bagendera mu gihogere, indege ya perezida yaguye ibiki n'ibiki bakagenda muri icyo gihogere, mu by'ukuri batazi n'ingaruka zabyo bizabagiraho. Wenda icyo tuzakikoraho ikiganiro nacyo ku ruhande rwabyo, kuko bijyanye cyane n'ibingibi biri kubera. Urabona nk'ibintu M23 irimo gukora iyi saha mu bice yamaze gufata muri Congo, mu by'ukuri ibintu biteye agahinda, kandi abo ni bo bantu n'ubundi baza bakagukoresha ibyo bintu. Icyambere cyo winjiye mu ntambara utazi ikigamije, uzi icyo urwanirira, ntuzi iki, wowe no kukubwira ati jya kurwana gutyo gusa. Inteko ishinga amategeko ntibizi, nta muntu n'umwe ubyitayeho, ugukoresha nk'ikimashini nawe ukajya ukarimbagura abantu. Uri umuntu uzi neza amateka yabaye mu by'iwacu mu myaka yatambutse iwacu, nawe ugatinyuka ukajyaho ukarimbagura abantu nk'uko iyi saha bari kubikora muri Congo. Ese muzi ko inkiko zibategereje? Cyane ko Congo ya kera atariyo, Congo ya kera atariyo iyi ngiyi, iriya ya kera arizaye, ubu ngubu ni Congo. Congo Kinshasa. Mu by'ukuri ibintu byo kuba ibikoresho ni mu byange. Niba ugiye no mu gisirikare, menya formule n'imiterere y'igisirikare ugiyemo. Mu by'ukuri bizagufasha kwitwararika. Bimenye niba n'igisirikare kiba ariko kimenya ati ni kibi hehe, nakigorora hehe, byagenda bite. Niba n'igipolisi nacyo kimeze gutyo, bijyamo ariko ubizi ubisobanukiwe, umenye systeme uri kwinjiramo iyo ariyo, apana kugenda nk'inka. Aho ibyo byo kugenda nk'inka niho usanga bagukoresheje amakosa amwe n'amwe, kandi urabizi neza ko inkiko z'ejo hazaza ziragutegereje kabisa. Abenshi muracyari abana, abenshi muracyari urubyiruko, nk'uko hano batwita ngo mu rubyiruko n'iki n'iki, ariko namwe mukoreshwa ibyo ngibyo, kandi ejo zaborera mu buroko nk'abandi bose uko muri kubabona. Hari abasaza bisaba byo kumara imyaka 20 mu buroko, bamwe banarengana. Ubwo rero Kabosi twakomeza karagaciyemo ariko abantu bitewe y'uko n'ubundi turaza kwifashisha n'ubundi ingero z'ibyavuzwe. Abantu baravuga ngo tuba tubabwira ngo ingoma y'igitugu igomba kuva, bakavuga ati iyo ni ingengabitekerezo. Turaza kuba noneho n'abantu bo hejuru bakuru bagaragaza noneho beruye bakavuga bati iki ni igitugu, ubwo atari bwibwe bande twabivuze bari buze kubyumva. Kugeza kuri iyi saha hashobora kuba hamaze gufungwa insengero zirenga 5,000. Yago, ibi bintu bishatse kuvuga iki mu banyarwanda?
ni iki kibyihishe inyuma, twitega iki? ubundi njyewe urabizi neza ko ntabwo ndi umufani w'insengero cyane, buriya nkunda Imana, nkunda gusenga rwose, nkaba ndi n'umukristo gatolika, ariko buriya ntabwo ibintu by'insengero ntabwo nkunda kwinteresa cyane. Icyanjye ni ukujya mu rusengero nyine ngakora ikimenyetso nkicara nkiga nk'abandi bose mugana wabo mu Mungu. Ariko burya hari ikintu dukunda kubwira abanyarwanda hano kuri iyi channel yacu, abanyarwandakazi mukomeze mudushyigikire. Nkunda kubabwira ikintu cyitwa kurebera. Ibi bintu byitwa kurebera, mukomeza mukicara hasi mukarebera. Iyi sange ntabwo nakicara ngo ndebe insengero njyewe rwose mwihangane. Ntabwo ushobora kureba insengero, nibashaka bazifunge zose bazirangize. Kubera iki? Mu gihe abandi barimo kurira nabo barareberaga. Ntabwo nigeze mbona statement n'imwe ya Kiliziya Gatolika igihe Kizito Mihigo yapfaga. Banza kugeza iki gihe nta wundi mukristo gatolika nzi ukomeye cyane nka Kizito Mihigo. Sinigeze mbona umuntu wacize indirimbo n'igisabo kiririmba muri Kiliziya Gatolika, habe na statement n'imwe, habe na pole ku muryango njye nigeze mbona. Byarangiye gutyo Kizito Mihigo apfa nk'abandi bantu bose basanzwe. Icyakora wenda ni uko bavuze ko yiyahuye bakamusomera misa, nabyo ashobora kuba ko muri Kiliziya Gatolika ntabwo bibaho, iyo bapfuye wiyahuye ntabwo bagusomera misa, ariko barayimusomeye nk'uko byavuzwe, nubwo twese tuzi ukuri uko ibintu byagenze. Ariko Kiliziya Gatolika kiriya gihe nanjye nari imbereye umuyoboke, nakizemo akarongo, bararebereye rwose barituriza ku bya Kizito Mihigo. Hadashize igihe haje kuza inkubiri ya Idamange bya Mugwiza, nawe wari umurokore ukomeye, sinzi urusengero yasengeragamo, ariko mu by'ukuri yari umukristo, ni umuntu ushingiye kuri Bibiliya. Baraje baramufata baramutwara kubera akabazo kamwe yari yibarije, ntabwo ngiye kubaza hano, ariko ntabwo twigeze tubona statement n'imwe y'itorero kanaka yavuze ati ntaboneka pole sana, cyangwa se ushobora no kutagira ikintu ukora ku kintu, ariko ugatanga n'iryo humure ku muryango ubusize, bakamenya ati iyo yari umukristo wacu, amafaranga yabahaye, ibya cumi yabahaye, ayo maturo yabahaye, iyo mirimo yakuru urusengero nabwo mukayihereza agaciro. Ariko mwebwe icyanyu murakomeza mukiyicarira tu mukituramira. Haje kuba skandal ikomeye cyane, buriya nzahora nibuka mu myaka yanjye mfite, yabayeho ndeba yo gusenyera Kangondo Barnyahe ngira ngo iri muri paruwasi ya Remera. Ngo ndavuga nk'umugatolika, kiriya gice cya Remera ureba insengero zirimo uburyo zingana, ariko ntitwigeze tubona n'urusengero na rumwe mu nsengero zirenga banza 70 zirimo akira muri ya murenge wonyine. Nta rusengero rumwe rwigeze rutanga statement yo kuvuga ati ibi ngibi turabyamaganye. Bose baricaye bararumira, baravuga ati nyine ati ni Kangondo nyine bubatse mu bishanga. Aho twaganiraga icyo gihe bo mu madini bubatse mu bishanga. Iyi saha hari undi mushinga, hari indi plan yo kuhubakisha ihari. Iyi sengero mukicara mukabirebera. Kubera iki? Bamwe muri mwebwe mwamaje kuba ibikoresho nyine, mwamaje kuba ibikoresho. Mu by'ukuri ni amadini menshi kuri njye adafite icyo amaze, ashaka yahagarara, ashaka yagira gute. Uyu munsi byabaye induru bitewe n'iki? Uyu munsi byabaye induru bitewe n'uko nabo bagezweho. Ubu nabo batangiye kubakora kunda, bari kubona ko ibyo bakoze ba Diamond, ibyo bakoze ba Kizito, ibyo bakoze Barnyahe, ibyo bakoze nabo byabageraho. Ingero nyinshi cyane dufite ba Cyuma Hassan. Ubundi mu bindi bihugu uzasanga isengero ari abantu bari active cyane. Turibuka muri Kongo igihe Kabila yashaka guhindura itegeko mbere ko Tshisekedi ajyaho. Muribuka inkubiri yabayeho ya Kiliziya Gatolika yo gutumura uyu mugabo ntuze Kabila, birarangira kandi urusengero bigeramo aravuga ati ngibi ntabwo tubishaka nyine. Bamwereka factor baramubwira ati oya, manda zawe zarangiye, warayoboye, ko wayoboye byararangiye, caho gende. Twarabibonye mu Burundi iyo mwari ku muri 2015, uruhare rw'insengero kugira ngo ituze n'amahoro bigaruke. Ibihugu bitandukanye turabibona, za Kenya na za hehe, uruhare rw'insengero. Ariko mwebwe ntacyo mwishe, abanyamadini mwe ntacyo mukijije, ntacyo mugize gute, muri aho ngaho muriturije nyine. Ni abantu babayeho nk'ibipupi nyine, cyangwa se wenda bamaze gusoma system byararangiye, bamaze kuyakira ukwire. Ariko insengero zakabaye zivugira abantu, iyi saza ab'insengero zibigwaje. Kuzifungwa rero kuri njyewe rwose nibazifunge. Ariko tekereza abantu
insengero bamaze gufunga 5,500 zigiye kuzuza 6,000, mutarateranye umubare w'abantu bajya gusengera muri izo nsengero zose bamaze gufunga. Ndahamya neza ko ukabakaba ntabwo buze nka miliyoni nk'ebyiri eshatu z'abantu babujije uburenganzira bwabo, kuko mu rusengero n'ahantu baruhuriraga ibibazo byabo, n'ahantu baruhuriraga imitima. Ariko abo bantu kwikoranya ngo bahuze konegisiyo, umva ati inuze ko zirahari yo gutuma bakora banga ibyo bintu bakidevorta bakavuga ati ngibi turabyanze, reka tujye ku icyo cyicaro twamagane bino bintu. Ariko izo miliyoni zose agatsiko k'abantu kanaka batarengeje na 15 bicaye ku mutwe, muricaye muratuje gusa nta n'ikintu mushaka no kubikoraho. Icyiza gihari ino saha nuko noneho twese turi guhomba, urumva twese turi guhomba, noneho ntawe uri kubyungukiramo. Y'amaturo muzayakurahe? Abana ejo bundi nibajya gusubira ku mashuri mu mafaranga kariho hantu mwabicaga, kariho hantu mwagiraga gute? Ubwo rero ndatekereza abapasiteri bamwe na bamwe tugiye gutangira guhurira mu bigende kabisa, amaboko bayatyaza cyane no n'imbaraga nyinshi cyane zo kwikorera. Sinzi wenda niba ari uko abapasiteri batangiye kubona ko babakoze ku nda, ariko pasiteri Antoine Rutayisire hari ibiganiro byinshi yakoze ku macano atandukanye, ku mateleviziyo atandukanye, avuga yuko ibi bintu bitari bikwiye, avuga yuko bakabije, avuga yuko ari ukuyoboza abantu igitugu. Ibi ngibi ibintu tumaze iminsi tuvuga, abantu bakavuga ngo dufite ingengabitekerezo. Kuba yabivuze byaba byatewe n'uko nawe abona ko insengero ashobora kugenderamo. Ubundi njyewe kenshi umuntu abikubwira ati aba bantu b'abasaza ubundi by'umwihariko abari ku ruhande rw'ubutegetsi, ubundi bari abasaza mbafata nk'abantu, simbizi uko mbafata, ariko ni ibintu bibabaje cyane. Nka pasiteri Rutayisire ubu ngubu nibwo yibutse ko mu Rwanda hari igitugu, kandi wumvise ko amateka yiwe yasubiye ku byo bakorewe ku ngoma ya Ntuza ya Habyarimana, avuga uburyo bamuhaye amaburusi akajya kwiga, ingoma ikamushyigikira ya Habyarimana. Banyahe babasenyeye DCM nabo bavuga nk'iryo jambo, ati FPR nidusenyeye, niko muri Banyahe bavugaga. Cyuma Hassan bamutwaye ari kurira cyane, avuze induru ati nyabukubu wa perezida wa repubulika, ati iyi ngoma narwaniriye, ati niyinyishe. Cyuma ari hehe saha byarangiye gutyo. Igisa kuko bagezweho uwo Rutayisire nibwo yibutse yuko no hari ingoma y'igitugu. Ibintu twamye tubabwira bakatubwira ati ngo dufite ingengabitekerezo, dufite iki? Ese ubundi ingengabitekerezo ni iki? Ninde udafite ingengabitekerezo? Ninde utabifite iyo ngengabitekerezo mwebwe mushinja abantu? Kuvuga umuntu ngo kuvuga umuntu kwandika komantere uvuga ngo bica umuntu, iyo si ingengabitekerezo. Ahubwo itandukaniro riba iwacu ni uko uruhande rufite imbaraga ntabwo rugira ingengabitekerezo, ikindi gice kidafite imbaraga nicyo gifite ingengabitekerezo. Buriya hari ikintu abantu bakunda kwibwira, ibi ngibi byo kutubwira ati ingengabitekerezo, ukuri ngo kubica mu ziko ntigushye, ni ikinyoma cyo. Ariko iyo gihurudutse bigenda bite? Ikinyoma cyo gitambuka muri esanseri, ariko iyo gihurudutse bigenda bite? Kirasandara byacyo byose. Ibyo ngibyo ubundi ibintu tubona muri komanteri ni ukuri kurwana n'ikinyoma. Niyo mpamvu iki ndi kwibaza, ese aba bapasiteri baremera nyine ahera abahicaza ikibi, ahera nyine bagiye kwicara ikibi, tubyemere, tuyoborwe nyine n'icyo kibi, nyine bigende gutyo. Nta kintu na kimwe mvuze mu izina, ahubwo ati ubahera hagiye kwicara ikibi, murabyemeye. Ikindi kintu ndi kubona muri izi nkubiri zo gufunga amasengero ni igiki? Ndi kubonamo ubuhanuzi, ni ukuvuga ati ni abategetsi bari kurwana n'ubuhanuzi, bafite ngo bivuge gutyo. Kubera iki? Niba murimo gufunga insengero, biri kugenda bite ngo mufunge abahanuzi? Umuhanuzi mushakiye isaha nta muntu uzahanda ari. YouTube yiwe yamaze gukurwaho, ushobora kubona ibiganiro by'ubuhanuzi yatambukije, ngira ngo ni Meshake TV. Kuki noneho bivuye mu gufunga insengero bikimbye no kujya gufunga ama YouTube yabo? Ese muri kurwana n'izo ndaguza amagayane? Kuko umuhanuzi wese wo mu Rwanda buriya ahanura ashingiye kuri magayane. Ibi bintu njya numva bavuga mu mateka, simbizi niba koko byarabayeho, ariko niko mbyumva. Bivuga ko ngo magayane yahanuriye Habyarimana ku bigiye kuzaba n'uburyo bwose azicwa.
byarabaye Magayane icyo gihe Habyarimana ategeka ko bamufunga. Habyarimana abaza Magayane ati ese koko intsinzi zaba iyihe? Intsinzi zaba iyihe kugira ngo ibi byose umbwiye byo gupfa by'abantu n'ibiki, intsinzi igomba kuba iyihe? Magayane aravuga ati intsinzi igomba kuba yuko ugomba kuva ku butegetsi, niyo ntsinzi yonyine isigaye, iva ku butegetsi hasigaye ibintu bigende neza. Bivuga ko ngo Habyarimana yasa amwica. Ubwo ukumva dusubiye muri ibyo bihe, ni ukuvuga ati mpora mbibabwira ati ni amateka ahora yisubiramo. Habyarimana yishe Magayane, iyi saha kuri leta ya FPR nabo batangiye gufunga abahanuzi, batangiye kubica, batangiye no kubafungira insengero no kubabuza uburyo bwo gukora. nyakubahwa wa repubulika ariko yavuze yuko insengero ntacyo zari zimaze n'ubundi. Ari kuzifungira iki se? Ari kuzifungira iki? Wowe ahubwo afite impungenge, we ari kuvuga ati ubundi hariya hantu hakorerwa iki? Urumva ibintu batangiye kuzanamo nibyo byo kuvuga ati ibyo ni byo kongera nyine ngo kuneka, ngo mushyiremo ibiki, ngo mushyiremo ibiki. Urumva Scovi hari ikiganiro yakoze, amagambo yavuze aravuga ngo niho havamo imitwe. aze iyo mitwe bagiye kumara imyaka 3 barwana nayo, ko bavuga ko abari hanze ari bo bigarasha, abari hanze ari bo bantu ko ari bo bateye ikibazo. Ni ukuvuga ko abo noneho n'abari imbere mu gihugu hagati yabo ntabwo bakizerana. Ntabwo namaze kubabwira ryo niyo nababwiye ubushize mu biganiro byatanze ngo ati FPR ntabwo yizeye, ikagereza uko kutiyizera kwayo cyangwa se ubwo bugwari bwayo yabusibagije mu banyarwanda hose, kandi abanyarwanda barabwemeye ubwo bugwari barabwakira. Ibaza ahantu abapasiteri bahuriye cyangwa se abapadiri, uraza uburyo twawubahaga kera, ngo no hano ariko ibyo bintu biterwa n'iki? Biterwa nuko FPR yinjiye. FPR itera yifashishije amadini, yifashishije abapadiri bagira ibikoresho, abapasiteri bagira ibikoresho. Uziko ngo umuntu bamwambikaga ikanzu agatambuka ku mupaka w'igatuna yinjira mu ntuze mu Bugande yambaye ikanzu y'igipadiri kandi ari umusirikare afite imbunda. Ni kuko FPR nayo iri kureba ubuhanuzi buri kuvugwa, igasubira no mu byo yinjiyemo n'uburyo n'amanyanga yakoresheje kugira ngo yinjire ku butegetsi. Mu by'ukuri ikabona ntabwo biri guhura, ikavuga ati ko ibintu bijya gusa, reka no twebwe dutangiye tugafunga abo bahanuzi. Ariko reka mbabwire, nubwo mwafunga izo nsengero, ubuhanuzi buzasohora bwa Magayane nk'uko buvugwa, Abameshake n'abandi bahanuzi ba Kavuzanduru n'abandi, ubuhanuzi bwo buzasohora byange bikunde, kuko ukuri n'ikinyoma birimo kurwana kandi ukuri kuzatsinda. Nimushake muzica abantu bose, n'amabuye azarwana. Kiri aho ngaho perezida wa repubulika yavuze ko insengero ntacyo zimaze, kandi nk'abantu twebwe tuba mu nsengero, tuba mu buzima bwa buri munsi, tuzi ko aricyo zimaze. Iyo bakeneye mituweli, insengero nyinshi zikoresha ibiterane kugira ngo bashakire abantu mituweli badafite ubushobozi bwo gutanga mituweli. Iyo bafite ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge n'iki, ni ya madini bifashisha kugira ngo bakore ibyo biterane. Ibyo bintu byinshi cyane bikorwa amadini yacu ngenda yagara bitewe n'uko burya akora muri system. Ntabwo ari amadini avuga ati umuyoboke wacu yaturwaniriraga, umuyoboke wacu aduhaye amaturo, aduhaye icyacumi, reka natwe tumurwanire ishyaka kuba ageze mu byago bikomeye. Siko bimeze, bo batakubituriza ati ngo kuba bigeze muri leta ati ntabwo bitureba. Cya kindi bita politiki, iyi saha bitangiye kugaragara, banga kwinjira muri politiki kwinjiramo. Bari baricaye bariturije, ntibadashaka no kubyinjiramo, batavugira Kizito, batavugira Idamanje, batavugira Abaniyahe, batavugira Urashidi muri Isilamu. Bamutwaye ahamagaza abantuza abashehe biwe bakuru. Byarangiye gutyo Rashidi. Ubwo abashehe ntabwo bashaka kwitiranya na leta. Iyi sano no politiki mwanze kuyinjiramo ariko nawe yibinjiyemo. Kandi koko irabakanda ndakurahiye. Baritwaza ngo insengero ntizifite parikingi, ariko twibaza mu cyaro, ahantu mu cyaro hatagira n'umuhanda w'igare, bagafunga urusengero ngo ntabwo rufite parikingi, hazaparika iyihe modoka igiye? Reka nyine turebe, reka tubitegereze turebe. Ariko njye ikintu nakubwira cyo ni ubuhanuzi, ukuri n'ikinyoma, nizo ntambara turi kubona. Ninde uzatsinda? Niba abanyamadini mwemeye gutsindwa, ikibi mukaciceza hera, ubwo ibyo birabareba. Izo ntama muzazibazwa n'amaraso yazo muzayabazwa. Twe turabakristo banyu, niba mudashaka kutuvugira no kutibera abalideri kugira ngo ibintu tubyange burundu, ukuri kw'Imana muzashye muzakongoka. Ndahamya neza ko ntabwo mwigeze mukorera Imana n'ubwo mwita abakozi b'Imana kabisa.
rwose kuri ingoma FPR mwatereranye intama zanyu bashumba mwigaye. ibiganiro byacu nakagaruka ni naho ngaho tugisoreze pe, ibindi bizakurikira mu byo tuzaza tubabwire. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, likinge, commenting, munasharinga ibiganiro byacu. Yeah. Turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka. Mwakoze cyane.